yitwa Turahirwa Moses. Uyu Turahirwa Moses ufite inzu ya Motions y'imideri akaba ari nawe nyirayo ku mbuga nkoranyambaga. Byagaragaye ko yibasiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda avuga ko amwanga ndetse yanga n'inkotanyi muri rusange. Uyu Moses Turahirwa numwe mu bantu leta y'u Rwanda yagiye amahirwe bijyanye nuko yari yagaragaje ibikorwa byiza ndetse cyane cyane imyenda iramenyekana mu mideri made in Rwanda ze zigera kure cyane. Ibyamamare mpuzamahanga bije mu Rwanda byose bikambara iyi myenda mu kwitinga ry'izina, akambika ibyamamara, akambika abantu bibikomerezwa. Ariko ikigaragaye kuri uyu munsi kuri ishuro turi kwibuka ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ashyize ku mbuga nkoranyambaga ze amagambo asesereza, amagambo agaragaza urwango afitiye igihugu cy'u Rwanda, urwango afitiye Perezida wa Repubulika, urwango afitiye buriya niko nabyita abanyarwanda bose. Nyamara uyu Moses Turahirwa numwe mu bantu leta y'u Rwanda RDB bagiriye icyizere ku rwego rutabaho. Bamuha amasoko yose, bamuha kuba icyamamare, bamuha kuba umukire, ariko ibyo yituye leta, ibyo yituye Perezida Kagame nagahoma munwa nakandare, mbese ameze nk'aka masaka kazaca inka kazivukamo. Uyu Moses Turahirwa mbibutse ko avuka mu karere ka Nyamasheke, ariko ku mbuga nkoranyambaga yagiyeho agaragaza buryo cyo afite imyaka 6 yagiye gusura ise wari ufungiye muri gereza Cyangugu azira kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ajyanye na mama we. Byose yabigaragaje, byose abishyira hanze. Ese Moses nkubaze, washakaga ko adakurikiranwa? Washakaga ko abo yakoreye ayo mabi batabona ubutabera? Nubwo nyuma yaje kubona ubutabera agafungurwa, ariko mu by'ukuri iyo wakoze icyaha ugomba kugihanirwa, iyo wakoze icyaha ugomba kugikurikiranwaho. Moses Turahirwa rero abantu bose batandukanye ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri Twitter bagiyeho bamuvumira ku gahera, bamwereka ibyo igihugu cyamuhaye byose. Abitwa bacaguwa nababonye, abitwa barameke gisari intwari nababonye, abitwa umurerwa Charles banababonye. Abo bose bagaragazaga ko uyu mugabo wagiye yihanganirwa ku mafuti menshi agiye akora mu Rwanda, byose bikihanganirwa. Tubibutse ko uyu Moses Turahirwa yagiye agaragarwa n'ibikorwa by'urukozasoni. Bamwe bati ni umutinganyi, kandi byagiye bigaragara. Haraho yagiye rwose arashyigikira ubutinganyi, haraho yagiye yifotoza yambaye ubusa buri bakavuga bati ari kumurika imideri ye, ukibaza imideri yambaye ubusa iragaragaza iki? Uyu Moses Turahirwa rwose agaragaje uwo ari we, agaragaje uruhande yarahagazeho. Burya abantu bagendana ibintu rwose bitandukanye, abantu ni gutya bameze. Ariko Turahirwa rwose usebeje u Rwanda, Turahirwa usebeje abanyarwanda, Turahirwa urihanukiriye usabye Perezida wa Repubulika n'ibyo wakorewe byose na leta. Mu by'ukuri oya abantu rwose mukwiye kuhaguruka mukamagana ibi bintu. Ibi nagaterera nzamba kanyina wa nzamba rwose pe. Agiye kuri status ye ya WhatsApp ashyiraho amagambo mabi cyane, muraza kuyabona muri iyi video. Ndagenda anyabashyiraho ibyo yagiye yandika byose, uragenda ubibona ahangaha. Ngibi ibyo yagiye yandika, ukibaza koko mw'abanyarwanda mwe niki leta y'u Rwanda itahaye uyu mugabo? Niki leta, niki Perezida wa Repubulika atahaye mamahirwe? Niki madamu wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda First Lady atakoreye Turahirwa muri Imbuto Foundation yagiye ahembwa? Mu by'ukuri bagira ngo barebe ko Made in Rwanda yakomera, nibyo koko yaranabikoze, ariko ubutinganyi buranze buramwokamye, imico mibi iramwokamye. Wowe turi kubana kuri MC Karoli TV, mu by'ukuri ibi bintu urabibona gute? Tubanza twibuke uyu Moses Turahirwa ni muntu ki? Kamanze mbabwire mwoka byara mwanze mumenye ngo ni muntu ki.
uyu Moses Turahirwa yavukiye yavutse ryari yakoraga ibiki? Uyu Moses Turahirwa azwi cyane mu mideri, ni umunyarwanda akaba n'umushoramari ku bijyanye n'imideri. Niwe washinze inzu y'imideri ya Motions yatangijwe muri 2015 Kigali. Ikabizwi cyane mu guhanga imyambaro ihuza umuco gakondo w'u Rwanda n'ubusitani bugezweho. Ubundi Moses yavukiye mu mudugudu wa Kibogora, ni mu karere ka Nyamasheke, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Yatangiye kwiga ibijyanye n'ubwubatsi aho yakuye impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu bwubatsi Civil Engineering muri IPRC Kigali muri 2016. Nyuma yaje gukomeza amasomo ku bijyanye n'imideri aho yakuye impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza Masters ku bijyanye no guhanga imyambaro ibyo bita collection design muri Polimoda Fashion School mu Butaliyani mu mwaka wa 2021. Moses yamenyekanye cyane mu rwego rw'imideri binyuze muri Motions, aho yahimbye imyambaro yambarwa n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo n'ibyamamare n'abayobozi. Imyambaro ye yagaragaye mu bitaramo bikomeye nka Kigali Fashion Week, ndetse yagiye igaragara no mu bihugu bitandukanye birimo Ubutaliyani, Afrika y'Epfo, Namibia, Nigeria. Yanakoreye imyambaro robo yitwa Sofia ubwo yitabiraga Transform Africa Summit. Uyu Moses Turahirwa iyo mbabwira ngo igihugu nta kintu kitamuhaye. 2014 yabaye master muri IPRC Kigali. 2016 yabaye second runner up muri Mr Africa International. 2020 yahawe igihembo cya Imaging Made in Rwanda Enterprise of the Year na Rwanda Development Board RDB. Muri 2021 yahawe igihembo cya Young Rwandan Achiever Award na Imbuto Foundation, nicyo bamuhaye. Mu bindi bikorwa bya Moses Turahirwa, numwe mu bantu bagize uruhare mu mushinga wa Interroid Rwanda, aho yagaragaje ibikorwa by'ubugeni n'imideri byibanda ku muco nyarwanda n'iterambere rirambye. Yagaragaje ibikorwa nk'ubwato bwa urugendo, intebe ya isibo n'ibipfuko by'amaso bya Portrait of Imandwa. Mw'abantu mwe banyarwandakazi, Moses Turahirwa yatewe n'ibiki? Yatewe n'izi mandwa ze, yatewe n'abazimu be, yatewe na cya cyorezo cyamwokamye cy'ubutinganyi kugira ngo asebye perezida wacu. Nge ndibaza Moses yatewe n'ibiki? Ariko noneho kabone n'ubwo abikora n'ikindi gihe, kubikora akabikora mu gihe turi kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, byo nagahoma munwa. Inzego bireba zikwiye gukurikirana uyu muntu. Nubwo kandi yaba atari mu Rwanda, ahari hose amategeko areba umuntu upfobya, umuntu hakana, umuntu tuka umukuru w'igihugu, abatutsi abanyarwanda, twese ntabwo tuba dukwiye kurebera ibi bintu nagahoma munwa. Reka turebe rero ikirakurikiraho. Gusa bana natwe kuri MC Karoli TV, ukore subscribe, ukore like, ukomentinge, byose uraba uduteye inkunga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi.